Ibi sindi bubyemeze ariko ndagira ngo nkubwize ukuri nimwe mu nyandiko cyangwa se ni bimwe mu byo mbonye mu nyandiko y'igitangazamakuru Al Jazeera mu nkuru bamaze gushyira hanze igaruka cyangwa se ivuga ibiri kuba ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'amasezerano ya Washington DC yabayeho hagati y'ibihugu bibiri ari by'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Baragira bati dukurikije ibiri kuba ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo, mu by'ukuri leta zunze ubumwe za Amerika zishobora gufatira u Rwanda ibihano. Kubera iki? Kubera yuko kuri ubu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo leta yari yamaze kwidekarana ndetse iravuga ko ifite bimwe mu bimenyetso simusiga binagaragaza ko leta y'u Rwanda kimwe mu bihugu bishyigikira cyangwa se biba hafi mu mutwe wa 23 aribo bari kugaba ibitero ku butaka bw'iki gihugu, kandi ibyo biri no gukorwa mu gihe byahereye ku munsi w'isinwa ry'amasezerano rwose. Ibi rero bishobora gushyira ibyago bikomeye cyane ku gihugu nk'u Rwanda n'ubundi gisanzwe cyarafatiwe ibihano n'ibihugu birimo Ububirigi bisanzwe bikorana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Haramutse hiyongereho leta zunze ubumwe za Amerika byaba ari ibindi kimwe mu bihugu navuga ko bikorana cyangwa se biba hafi cyane u Rwanda. Ikindi kintu kiriho cyangwa se icyo ugomba kuba wamenya, inyeshyamba z'umutwe wa 23 ngo zasatiriye cyane umujyi wa Uvira nkuko tubikesha iyi Al Jazeera. Uku gusatira umujyi wa Uvira ni bimwe bishobora kuba mu byibanze bishobora gutuma leta zunze ubumwe za Amerika zizamura igitutu ku Rwanda. Murabizi yuko umujyi wa Goma ufatwa ndetse na Bukavu, muzi ingaruka byageze ku Rwanda, muzi ibyabaye, muzi imiryango igiye itandukanye yarahagurutse, muzi ibihugu bigiye bitandukanye byagiye bifatira u Rwanda ibihano harimo Ubwongereza ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibyo rero bishobora kongera igitutu nanone ku ifatwa rya Uvira riramutse ribayeho, noneho byaba birangiye cyane, byaba ari ikibazo gikomeye cyane. Kandi kuri ubu leta zunze ubumwe za Amerika nkuko tubikesha iki gitangazamakuru Al Jazeera mu nkuru tugiye kurebera hamwe ku buryo burambuye, hari ibyo bavuze cyangwa se hari ibyo batangaje. Option ebyiri zirimo ziravugwa n'abahanga cyangwa se n'abashakashatsi n'abakurikiranira hafi ibibera kuri uru rugamba cyangwa se kuri front line hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Baravuga bati iyi mirwano iri kuba muri Kivu y'Amajyepfo nidasiga intambara yeruye irasiga gufatirwa ibihano kw'ibihugu bimwe biri kugira uruhare muri iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndaje tubive emuzi n'imuzingo, ariko reka mbanze nkubwire ko hari amahirwe akomeye cyane yo kwamamaza kuri iyi platform ya Region Info. Ni amahirwe twatanze, ni bisa na promotion ndetse nagiye mbibabwira kenshi. Ku muntu ushaka kwamamaza ashobora kunyandikira muri group yacu ya WhatsApp akatwandikira, cyangwa se bitakunda akatwandikira kuri nimero mu by'ukuri asanga iri admin kuri group yacu ya WhatsApp ya Songa Mbere. Ikindi kintu ugomba kuba wamenya, niba utarakanda subscribe cyangwa se sabone no kunyagwa zigahera, narababwiye ntidushobora kuzuza 100,000 mu by'ukuri by'abasabu, murabenyemerera, ariko ndimo ndabona muri kugenda gake. Byibuze abantu mu by'ukuri mukurikiranye cyangwa se mubana natwe umunsi ku wundi, mukomeze kurushaho kubikora. Like, igitekerezo cyangwa se inyunganizi, ibi aba ari n'ingenzi cyane, uko ubyumva cyangwa se uko ubibona, ndetse n'andi makuru wagiye ubona byose nanone ushobora kusangiza muri groupe, ushobora gutura muri comment ugashyiramo imitima cyangwa se inyunganizi cyangwa se igitekerezo. Hanyuma rero reka mu by'ukuri twihute nta gutinda cyangwa se nta guca mu mayira agiye atandukanye, ariko ntago na hita nanzika cyangwa se ni matatu ntabanje kubwira abantu muri mu Burundi, abantu muri mu Rwanda, abantu muri Uganda, Repubulika Demokarasi ya Kongo, Zambia, Zimbabwe, leta zunze ubumwe za Amerika n'ahandi hose tutarondoye ko mbasuje kandi bifurije kugubwa neza, mbahaye ikaze hano. Nge ndi boss ku mutaramo cyane, ubwo rero namwe muze twanzike twimatature turebe uko byifashe. Nyabuneka reka twururukire kuri Al Jazeera. Katwinje rero muri aya makuru turebe uko bihagaze cyangwa se uko ibintu bimeze hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igitangazamakuru Al Jazeera nta guca ku ruhande ndetse nta naho kibogamiye kiti perezida wa Kongo Felix Tshisekedi aravuga ko u Rwanda rwaba rwarenze ku masezerano yari amaze gusinywa, mu gihe abarwanya 23 bivugwa ko bakomeje kwerekeza muri Uvira. Iyo ni Al Jazeera. Ati perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muramuzi ni Felix Tshisekedi arashinja u Rwanda kutubahiriza amasezerano y'amahoro yari yashyizweho umukono na leta zunze ubumwe za Amerika, kubera ko umutwe w'ingabo witwa 23 ushyigikiwe na Kigali wateye imbere cyangwa se ukomeje kwerekeza imbere byihuse mu mijyi iri hafi y'umupaka w'u Burundi mu buryo bw'imirwano. Kuwa mbere Tshisekedi
nibwo yabwiye abadepite ko ingabo z'u Rwanda zagabye ibitero ahantu henshi mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu minsi ishize, we na mugenzi we w'u Rwanda Perezida Paul Kagame ubwo bari basinye amasezerano y'amahoro i Washington DC ku itariki y'Ukuboza agamije guhagarika amakimbirane yari amaze imyaka. Uwo ni Felix Tshisekedi avuga ko ibyo byabaye ubwo basinyaga amasezerano. Tshisekedi yagize ati nubwo dufite kwizera gukomeye ku bijyanye n'amasezerano aherutse kwemezwa, bigaragara ko u Rwanda rumaze kurenga ku byo rwiyemeje, aho yavuze ko ingabo z'u Rwanda zakoze kandi zishyigikira ibitero byo bitwaje intwaro bikomeye ku munsi ukurikira uwisinwa ry'amasezerano yasinyiwe Washington DC. Ni Felix Tshisekedi Chilombo kabisa. Ati mu by'ukuri bigaragara ko uwo bita Anadolu aravuga ko mu by'ukuri Minisitiri ubanye n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yavuze ko ibirego nk'ibyo ngo bishinjwa cyangwa se birimo bigerekwa ku ngabo z'u Rwanda ngo icyambere birasekeje ndetse birimo biragerageza kuganisha gushyira amakosa ku ngabo z'u Rwanda. Olivier Nduhungirehe Minisitiri ubanye n'amahanga w'u Rwanda avuga ko mu by'ukuri ibyo ngo byaba atari ukuri. U Rwanda ruhakana ko rutigeze rushyigikira inyeshyamba z'umutwe wa M23, ariko ruvuga ko rufite mu by'ukuri ahubwo ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro ifitanye isano no kuba igizwe n'abase bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 iba ndetse igakorera n'ibikorwa byayo ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kwa kane nibwo habayeho igikorwa cyo gushyira umukono kuri amasezerano, aho binateganyijwe ko ngo bimwe mu bigomba gushyirwa mu bikorwa hagomba kuba no gusenya iyo mitwe, ku isonga harimo FDLR. Leta y'u Rwanda yo ikomeza ivuga ko iki cyakabaye igiseba ahubwo kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuba bari gukorana n'imitwe yitwaje intwaro. Ibyo leta ya Kongo ikavuga ko ngo bisa nk'ibyarangiye kandi ari ibikorwa byo kurwanya icyo kibazo. U Rwanda ruhakana ko rutigeze rushyigikira 23. Kwa kane mu gikorwa cyo gushyira umukono kuri aya masezerano, aho impande zombi zashimangiye ko ziyemeje mu by'ukuri aya masezerano yagizwemo uruhare na Amerika. Ibihugu nka Katari ndetse byagiye bigaragara ko byagize uruhare muri aya masezerano. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ashyiramo uruhare rukomeye cyane kugira ngo aya masezerano agerweho. Ibi biha uruhare rukomeye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gucunga ishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano ndetse n'ingaruka bishobora kuba byagira mu gihe hagaragaye uruhande rudashyize mu bikorwa aya masezerano. Ariko kuri nshuro Trump yagize ati ni umunsi utangaje, ni umunsi ukomeye kuri Afurika, umunsi ukomeye ku isi ndetse no kuri ibihugu byombi. Aya ni amagambo Donald Trump yaherekeje ubwo abakuru b'ibihugu byombi nyine bari mu gikorwa cyo gushyira umukono kuri aya masezerano. Aho niho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangira kuzira muri iki kibazo noneho ku kigero cyo hejuru. Mbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabivugaga mu by'ukuri bisa nkaho zibica hejuru, ariko benshi baravuga bati niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihugu nk'iki gikomeye cyamaze guhaguruka kigafata bije cyangwa se ingengo y'imari, bagafata umwanya bagafata bagashyira uruhare rwabo muri aya masezerano, hakagaragara ko hari igihugu gishobora kuba kigiye kuba cyayarengaho, bishobora gukurira akaga gakomeye cyane ibi bihugu. Hari imirwano hafi ikomeje kumvikana Prito hafi y'umupaka w'u Burundi. Bigaragara ko ngo iyi mirwano ishobora kuba ikibatsi gikomeye cyane, gishobora kuba cyatuma habaho gututumba k'umwuka mubi hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tutibagiwe n'igihugu cy'u Burundi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaziramo. Ibiro ntaramakuru AFP bikaba byatangaje ko mu burasirazuba bwa Kongo umutwe witwaje intwaro witwa 23 ukomeje gutera imbere, aho urimo ugaba ibitero mu duce tugiye dutandukanye dusatira umujyi wa Uvira, ndetse bari gukora ibi bitero babikora ku butaka buri hafi y'umupaka w'u Burundi ndetse n'igice kinini cyane. Nkwibutsa ko iyi Uvira ni kimwe mu bice bikomeye cyane hano muri Kivu y'Amajyepfo bisigaye bitaragerwamo n'abarwanyi umutwe wa 23 cyangwa se n'iritsinda. Umutwe wa 23 kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri y'umwaka watangiye ibikorwa byo kugerageza kuba bakwigarurira uyu mujyi wa Uvira. Ikigo kivuga ko Prito ati kugeza uyu munsi abarwanyi amagana
bo mu mutwe wa 23 barimo baragaragara mu bikorwa byo kwerekeza hano muri ibi bice. Ni mu gihe kandi ingabo za Kongo zifatanyije n'ingabo z'u Burundi, si byo gusa kandi ntabwo ari ingabo z'u Burundi gusa, ndetse bivugwa ko harimo n'amatsinda agiye atandukanye arimo wazalendo ngo bakomeje kugerageza gukora ibikorwa byo gutangira ndetse no gukumira izi nyeshyamba zo mu mutwe wa 23. Imirwano iherutse kandi yavuzwe hafi mu duce turimo Ruvungi, umwe mu midugudu iri mu birometero bigera bikabakaba muri 60 bikabaka muri 60 werekeza mu majyaruguru ya Uvira. Ibiro ntaramakuru Reuters bivuga ko abaturage bavuze ko abarwanyi 23 ngo baje kwigarura uyu mudugudu nyuma y'iminsi habera imirwano hagati y'iri huriro rya Kinshasa ndetse n'uyu mutwe wa 23, bigashimangira cyangwa se bikongera kwerekana isura yuko imirwano igikomeje hano ku butaka kandi ibikorwa by'inyeshyamba bikomeje gutezwa imbere. Imirwano kandi yavuzwe mu mujyi wa Sange, na n'uyu munsi na magingo yanga ya Sange hari hakigaragara cyangwa se cyumvikana ugutokombera kw'amasasu. Sange iri hafi cyangwa se iherereye hagati ya Uvira ndetse na Ruvungi. Ibiro ntaramakuru Reuters bivuga ko abantu bagera kuri 36 baguye mu bitero by'amabombe, amagrenade, no kuvuga byaturutse kuri ubushyamirane hagati y'inyeshyamba z'umutwe wa 23 ubwo zacakiranaga n'ihuriro ry'igisirikare cya leta ya Kongo muri aka gace ka Sange. Ku wa mbere Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burundi yaje gukora igikorwa gikomeye cyane, maze iyi Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burundi yamagana ibyo ivuga ko ari igitero cy'u Rwanda ku butaka bwabo hafi mu bice bya Ibitoke. Ndetse ibi u Burundi ntabwo butinya kuvuga no kugaragariza isi yose ko ari ubushotoranyi kandi ari cyo bita provocation. Ngo izi provocation zirimo zikorwa igihugu cy'u Burundi kititeguye na busa gukora icyo bita tolerance cyangwa se kubyihanganira. Cibitoki ni kamwe mu duce duhana imbibi na Repubulika Demokarasi ya Kongo tw'u Burundi, ndetse bivuga ko ubwo ibi bitero byagabwaga Cibitoki byakomerekeje abantu babiri ndetse harimo n'umwana w'imyaka 12 wanakomeje kuvugwa cyane. Nk'uko byatangajwe, Goma ni umujyi munini, umwe mu mijyi mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo yagaragayemo abarwanyi b'umutwe wa 23, ndetse kugeza uyu munsi umwe mu banyamakuru bakurikiranira hafi ibera ku butaka bw'urasirazuba bwa Kongo bivugwa ko uri mu mujyi wa Goma ukorera iki gitangazamakuru Al Jazeera bita LE9 yavuze ko amakimbirane ari menshi, ndetse koko mama 23 yemeza ko 23 uyu munyamakuru wa Al Jazeera ngo irimo iragerageza gutera imbere ngo irebe ko yafata uyu mujyi wa Uvira. Bivuze ngo ibyo Kinshasa koko iri kuvuga mama 23 irimo irakomeza kugaba ibitero kuri iri huriro. Aravuga ko Repubulika Demokarasi ya Kongo yakusanyije mu by'ukuri igisirikare muri ibi bice bya Uvira kugira ngo mu mezi ashize cyangwa se mu mezi yatambutse kugira ngo habeho kuburizamo ibi bitero ndetse n'iterambere ry'uyu mutwe wa 23, ariko kuri inshuro ngo kubw'impamvu cyangwa se kubwo kubera ko igihugu cy'u Rwanda ngo kiri gufasha cyane izi nyeshyamba zirimo zirarushaho kugira imbaraga, bikabafasha izi nyeshyamba bikabafasha kwerekeza muri uyu mujyi wa Uvira. Ibyo bikaba byavuzwe n'umwe mu bakorera igitangazamakuru dukesha iyi nkuru aricyo Al Jazeera, uvuga ko yabashije no kugera mu mujyi wa Goma. Haravuga ko Repubulika Demokarasi ya Kongo rero ngo yari yakoze iyo bwabaga ibasha gushyiraho ingufu ndetse n'imbaraga mu gukumira ko izi nyeshyamba zo mu mutwe wa 23 zabasha gutera imbere zikerekeza muri Uvira. Yagize ati ariko ibi ntabwo byashoboye cyangwa se ntabwo byigeze bikunda ko birimo birahagarika iri terambere ry'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Uyu munyamakuru akomeza avuga ko kudahuza hagati y'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'abafatanyabikorwa bayo byiyongereye ku mbogamizi zo kwirwanaho. Kubera iki avuze gutya? Murabizi ko hano muri Uvira mu minsi yashize habayeho ubushyamirana hagati ya wazalendo ndetse na FARDC bishobora gukurura umwuka mubi ndetse n'intege nkeya zishobora kuba zatanga icyuho mama 23 ishobora kuba yanyuramo ikabasha kugera byoroshye muri uyu mujyi wa Uvira. Dore ikibazo gitangire rero ngo Washington ihangayikishijwe cyane n'ibiri kuba. Washington ihangayikishijwe cyane n'ibiri kuba. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yavuze ko
ihangayikishijwe cyane n'ihohoterwa rikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi yagize ati u Rwanda rukomeje gutanga inkunga kuri M23, rugomba gukumira ko hongera rugomba gukumira icyo gikorwa ndetse rukagihagarika, nyine bagahagarika ubwo bwiyongere. Ibi ni byavuzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika dukesha Al Jazeera, ivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ko bahangayikishijwe cyane n'ibikorwa by'ihohoterwa bikomeje kubera ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo ndetse biri kugirwamo n'inyeshyamba z'umutwe wa 23 ziri gufashwa n'u Rwanda, kandi bavuga ko u Rwanda rugomba guhita ruhagarika ubwo bwiyongere bw'ubufasha. Umwe mu bayobozi bakuru mu buyobozi bwa Donald Trump hara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo yaba yabashije kubwira ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ko Amerika irimo irakurikirana iki kibazo ndetse harimo n'abantu barimo bakora irimo irakurikirana iki kibazo, harimo n'ahantu ibikorwa biri ku butaka biri kuba bitubariza mu by'ukuri amategeko yagenwe, nuvuga muri amasezerano birimo birakurikirwa 5 kuri 5. Uyu muyobozi yavuze ko ngo ubuyobozi burimo burakorana n'impande zombi kandi ko Trump yasobanuye neza ko ategereje ibisubizo byihuse. Bivuze ngo hari icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika batumye ibi bihugu, no kuvuga u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu masezerano basinye. Dukurikije imvugo y'uyu muyobozi mu magambo yagiranye n'igitangazamakuru cyangwa se ibintu ntaramakuru by'Abongereza Reuters, yavuze ko hari icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika umukuru wabo Donald Trump ategereje, kandi akaba ategereje icyo gisubizo byihuse. Mu gihe Trump yashimye amasezerano ndetse ayita igitangaza, yashyizweho umukono ku wa 4 akubiyemo igice cy'ubukungu kigamije kubona ibikoresho kigamije mu by'ukuri guteza imbere ubukungu hagati y'ibihugu byombi, by'umwihariko Amerika igatangamo ibikoresho mu kureba inyungu zishobora guturuka mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse bigakorwa mu buryo bukomeye kandi bugezweho. Ni igikorwa cyangwa se ni kimwe mu bishingirwaho bivuga ko indorerezi, harimo indorerezi abahanga bavuga ko ari kimwe mu bintu bishobora kugenderwaho, twavuga ko kizazana amahoro, kuko mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika baraba bamaze kumanura imashini zabo, baraba bamaze kumanura ikoranabuhanga ryabo, abakozi babo batekinisiye ndetse bashyizemo ingengo y'imari yabo muri iki gikorwa, kuko ibyo byose biragurwa kandi n'abakozi barahembwa. Ntabwo uzambwira ukuntu iyi mitwe igomba kuzajya muri biriya birombe ikajya kurasagura mu by'ukuri, cyangwa se hazaba kurasana bikaba byakora. Ahubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika binashoboka cyane ko ishobora kuzana ingabo hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo vuba bidatinze zo gucunga umutekano ndetse n'ibikoresho bidasanzwe by'urugamba. Ibi nibyo abantu bagomba kuba bakwitega. Mu gihe Trump yishimiye amasezerano yashyizweho umukono ku wa 4 akubiyemo igice kigamije gutezanya imbere, amasezerano menshi yo guhagarika imirwano yananiwe guhagarika imirwano mu burasirazuba mu by'ukuri yaba Qatar kugeza uyu munsi nayo twavuga ko yananiwe guhagarika imirwano, Rwanda, Nairobi ndetse n'andi masezerano agiye atandukanye cyangwa se n'ibindi biganiro byagiye bigerwaho mu rwego rwo gushaka igisubizo kuri iki kibazo kirimo kiba ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Ni ibintu bikomeye cyane, ntubyumvemo nk'ibintu byoroshye cyangwa se nk'akabazo toto. Iki cyamaze kuba ikibazo gikomeye cyane hano ku isi muri rusange. Ese Amerika ishobora gufatira u Rwanda ibihano nyuma y'amasezerano ya Washington kubwo kuba adakomeje kubahirizwa? Abenshi bati yego birashoboka, ariko si ibintu bihita biba cyangwa bikorerwa mu buryo bwihuse twavuga nk'ako kanya ngo byahita bikorwa. Oya, ati icyo Amerika ishingiraho mu gufatira igihugu ibihano nicyo cyagendewe mu gusobanura ndetse no kugaragaza ishusho y'ibi bibazo biri kuba mu burasirazuba bwa Kongo. Koko niba kuri uyu munsi hano kuri Region Info tariki 9 nk'uko mbikubwiye dushobora gushingira kuri izo ngingo tukemeza ko izo ngingo zifatika koko kandi ziri kugaragara, Amerika ishobora gufatira u Rwanda ibihano. Izi ngingo ngiye kuzivuga, namwe muze kujya muri comment mutubwire tutise ingingo wavuze Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatanze ku gufatira u Rwanda ku gufatira igihugu bihano zirahama cyangwa se nizihama u Rwanda, bityo u Rwanda rushobora gufatirwa ibihano cyangwa se ntabwo rushobora gufatirwa ibihano. Ubwo muraza kutubwira muri comment. Ingingo ya mbere, Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu byo batanze bishobora gutuma bafatira igihugu bihano hari ukuvogera igihugu cy'igituranyi mu buryo bweruye. Hano terem ikoreshwa nicyo bita aggression. Hari icyo bita gufasha imitwe yitwaje intwaro, support to armed groups. Ingingo ya kabiri nicyo bita gufasha imitwe yitwaje intwaro mu rurimi rw'icyongereza ari byo bita support to armed groups. Hari ikindi bita aggression, ni nayo ingingo ya mbere, kuvogera igihugu cy'igituranyi mu buryo bweruye. Ikindi cya gatatu hari kunaniza cyangwa kwica amasezerano yabonetse ku mahoro. Iyo ni ingingo ya gatatu. Mukomeze kugenda mwumva neza. Ku ngingo ya kane, kudakorana neza n'impuguke za Loni
kugomera ubutumwa mpuzamahanga. Abyumvishe nyuma y'amasezerano ya Washington, Amerika iri mu buryo bwo gupima cyangwa se kugenzura uko ibintu bihagaze, kuko byanze bikunze ngo izi ngingo enye reka nzisubiremo zishobora gutuma Amerika ifata igihugu ibihano: kuvogera igihugu cy'igituranyi mu buryo bweruye, aggression, gufasha imitwe itwaje intwaro, support to armed groups, kunaniza cyangwa kwica amasezerano y'amahoro, kudakorana neza n'impuguke za Loni, ndetse no kugomera ubutumwa mpuzamahanga bw'amahoro. Ibyo nibyo bigenderwaho. Reka twambuke rero. Ati ese u Rwanda ruri kuzitanya n'amasezerano cyangwa se ruri kuyayobya? Ati se Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo gushyira mu bikorwa ibyo yemeye? Ibyo nabyo nibyo kwibaza kugeza uyu munsi. Ati niba raporo mpuzamahanga y'umuryango w'abibumbye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ishami rishinzwe iperereza, rishinzwe ubutasi ndetse n'umuryango w'Uburayi zemeza ko u Rwanda ruri kwica amasezerano ku bushake, ati hashingiwe kuri ibyo Amerika ishobora gufatira abategetsi ku giti cyabo ibihano, hakaba icyo bita visa ban, financial sanction cyangwa se sanctions, ni ibihano by'ubukungu cyangwa se gukurirwaho visa, hari guhagarika inkunga zimwe na zimwe zijyanye n'umutekano, ibikorwa bya gisirikare cyangwa se ibikorwa byo kubungabunga umutekano, cyangwa se ugasanga hari nk'igihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziba zitanga ubufasha ku rwego rw'igisirikare rw'igihugu runaka, bityo hashobora kubaho ibihano by'uko iyo nkunga ishobora guhagarikwa cyangwa se ikagabanwa. Hari gushyira u Rwanda ku rutonde rw'ibihugu bihungabanya amahoro mu karere. Icyo nacyo cyaba ikibazo gikomeye cyane, kuko byakururira iki gihugu cy'u Rwanda akaga gakomeye cyane. Ariko kandi Amerika ikeneye ku Rwanda muri politike y'akarere, East African Security Culture, icyo bita counter terrorism, MISCA, AMISMA ndetse na influence balance, ibintu bituma idakora cyangwa se ushobora kubangamira raporo. Amasomo yose y'Abanyamerika ari ku isura y'ukuri ku kibazo cya 23 ndetse n'ingabo z'u Rwanda muri Kivu zombi. Bashyize icyo bita evaluation period nyuma y'amasezerano ya Washington, bigomba kuba biri hagati y'amezi 3 na 6. Icyo bivuze mu magambo magufi, ibihano birashoboka, ariko bizaterwa n'uko ibintu bizagenda nyuma yo gushyira umukono ku masezerano. Bivuze ngo uyu munsi nubwo tubona intambara iri kuba, imirwano iri kuba, hakurikijwe icyo bita evaluation period yashyizweho muri aya masezerano, ushaka gusanga aka kanya bitaba biri ngombwa ko hahita hemezwa icyo gikorwa, ahubwo hagomba kuba gutegereza igihe cyagenwe ubwo aya masezerano yasinywaga, kugira ngo hagire igihugu kimwe mu bishobora kuba biri kurenga ku masezerano gifatirwa ibihano. Icyo nacyo gishobora kuba cyagenderwaho. Ese ibi bishobora guteza intambara rero hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda? Ibyo nabyo nibyo kwibaza. Mu gihe bidashoboka ko u Rwanda rufatirwa ibihano vuba, bishobora kuba byateza ibibazo nk'ibi. Birashoboka, atariko ntabwo ari amahitamo ya mbere y'ibihugu cyangwa abaterankunga mpuzamahanga. Ati icyo gishobora gutuma intambara ibaho y'uruherekane itangira. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeza kwemeza ko 23 ishyikirwa n'ingabo z'u Rwanda irimo kurengwa ku masezerano mu maso ya Washington, ngo ibyo biri kuba mu isura Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kongera imirwano mu buryo bukabije cyane cyane mu bice birimo Sake, Kibumba, Rucuru, Ruzizi, Plaine, Bukavu, Corridor ndetse ubwo n'ibice bya Uvira byose, Mwenga ndetse n'ahandi. Burundi, SADC cyangwa FARDC bivuga ko bashobora kwifatanya mu gutangiza ibikorwa byeruye byo kurwanya umutwe wa 23, kandi ku buryo Kigali mu by'ukuri yabifata nk'igitero ku butaka bwayo. Ibyo n'ubundi nanone byaba bikuriye cyangwa se bisobanuye indi ntambara. Bivuga ko kandi imitwe y'abenegihugu nka Wazalendo mu by'ukuri ishobora kuba nanone yakora akantu gashobora kubona ko kaba imbarutso cyangwa se kafatwa nk'intambara yeruye mu gihe barimo bakorana na guverinoma. Kugeza uyu munsi hari bimwe mu bintu bishobora gutuma intambara yeruye idashobora kubura ariko igasubikwa. Amerika na Loni ntabwo bifuza ko intambara y'uruhererekane ihinduka igaragara, cyangwa se intambara yaba intambara nyine ikomeye cyane. Leta y'u Rwanda iririnda nayo kujya mu ntambara yeruye, mu by'ukuri mu ntambara yaba idafitemo inyungu zihagije. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iracyubaka ubushobozi bwa FARDC, ntabwo ishaka intambara rusange mu gihe itaritegura neza. Ibi nabyo bishobora gutanga izindi ngingo zikomeye cyane, mu by'ukuri zishobora gutuma tuvuga ko intambara rero aka kanya nanone ishobora kuba itahiteba, dore ko atari na byiza. Icyo gishoboka cyane kurusha intambara rusange, imirwano ikomeye ku mipaka ndetse no muri Kivu ariko idahinduka. Ibi ntabwo bisobanuye intambara yeruye, ariko bishobora kuba byateza guhangana hagati y'impande zombi. Hari uguhangana mu buryo bwa proxy, cyangwa se icyo twakwita nk'amakote,
kote imwe ikaba ihanganye n'indi. Hari ugukaza umurego mu buryo bwa diplomasi ndetse no gushyiraho ibihano, ibi nabyo bishobora gusimbura iyo ntambara. Mu magambo magufi, Amerika ntabwo ishobora guhaguruka ngo ihite ifatira u Rwanda ibihano aka kanya, ariko hakurikijwe kubiri kuba ndetse n'ubushobozi yahawe mu cyitwa evaluation period ndetse n'uburyo amasezerano azagenda, bishobora kubaho. Nanone Amerika mu budahangarwa bwayo, iki kintu nanone gishobora kuba cyabaho. Ibi rero bizaterwa n'uko amasezerano ya Washington azubahirizwa, kugira ngo mu by'ukuri kuri uyu munsi tuvuge ko habaye intambara yeruye. Irashoboka ariko ntabwo ari ikintu gishobora gukorwa byihuse, ndetse gukomeza imirwano ikaze muri Kivu y'Epfo na Kivu y'Amajyaruguru ku mipaka n'imbere mu gihugu, byo birashoboka kurusha kuvuga ko uyu munsi cyangwa se kugeza kuri isaha ibiri kuba byahita bikurura ako kanya intambara hagati y'ibihugu byombi. Numva ko ari wo mwanzuro ushoboka. Twabwire no ku kijyanye n'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashobora gufatira u Rwanda ibihano mu gihe Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, kimwe mu bihugu byasinye amasezerano n'u Rwanda, bivuga ko u Rwanda ruri kwica cyangwa se ruri kurenga ku byo rwiyemeje mu guhagarika intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka ducumbikira cyangwa se duhagarikira aha. Mwese mwari muteze yombi cyangwa se twabanaga kuri izi mikoro, mbashimire mbabwire ni makoze cyane. Nge nari Bosco Mutaramu cyane. Iyi ni Region Info, turaza kongera dure mu masaha ari imbere. Mu by'ukuri turaba tureba uko byifashe ndetse naho ibintu bikomeje kugenda byerekeza. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza. Ciao ciao, hasta la vista.